Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku isuku. Isuku muri rusange. Muri COVID cyangwa muri cya gihe icyorezo cya COVID kimeze nabi, barabanje barababwiriza mwoga intoki n'amazi n'isabuni. Ahantu hatandukanye hose bashyiraho robine n'amazi n'isabuni. Uyu munsi ugerayo ugasanga harakamye. Ubanza amazi ahenda. Cyangwa se abantu babikoraga nabo batari bazi impamvu babikora. Nta nubwo ari ngombwa yuko babigutegeka. Uzajye woga intoki urebe ukuntu intoki zawe ziba zisa. Umara isaha nujya koga intoki ufata akanya urebe umwanda uburiho. Ariko uyu munsi ufite amazi, ufite isabune, ahantu ukora, ahantu ugenda muri toilette hose ziba ayo mazi n'isabune biba bihari, ariko ntago bikoresha. Urabyuka mu gitondo ukongera koga intoki ari uko utashye ni mugoroba. Uyu munsi kuri mukuru ukabutoga intoki, uzabikangurira umwana yoga intoki bishoboke nawe utabikora. Hari ahantu nasomye bavuga ngo izi telefone tuba dufite smartphone ngo zifite umwanda mwinshi cyane urenze uwo mu musarani. Hari abantu bajya mu musarani akavamo akigendera. Noneho wowe tuvuge wowe woga intoki rimwe na rimwe iyo ubyibutse, tekereza ko wasuhuzanyije n'umuntu uvuye mu musarani atoza intoki. Tekereza telefone dufata zifite umwanda nk'uwo mu musarani, warangiza ukaza ugakora mu biryo utoze, ukiriza umunsi wose wikora mu maso, wikora ku munwa, utigeze woga intoki. Mutekereza ahantu tugera, ahantu muri bisi tugenda dukora, inzugi dufungura, abantu dusuzanya nabo, iyo yose ni imyanda. Umuntu yakubwira ngo oga intoki ngo nagukureho ibyo. Oga intoki urebe, ese urapfa, ese urananuka. Hari abavuga ngo bumagara intoki, gendana amavuta woga intoki. Ukajya muri toilette publique, za toilette zo mu masoko, zo mu magari, harimo amazi n'isabune, ugasohoka utoza intoki. Buri ubujya akantu nene narakunze muri nuza muri COVID ko guhana chance cyangwa gusuzana, byari wow, byari byiza, kuko umwanda wawe wabaga ari uwawe uwundi akawugumana, ukawukura hahandi ufata. Uyu munsi rero mwoga intoki n'ukuri. Oga intoki ntago uzapfa, ntago uzananuka, nta n'ikintu uzagabanukaho. Oga intoki witoze n'abawe, wiriwe ahantu hose, ukicara mu nzu n'ukuri, bakazana ibiryo ukarya nta soni, nta kibazo ufite, utigeze woga intoki n'ahantu uvuye. Reka rero tuvuge rero uratashye ugeze mu rugo, uza ahantu wagiye, uza ahantu wakase, uzi ibyo wakoze, uzi izuba ryakwishe, uzi ibyo yabizi. Warangiza ukarya, ukagira gute, ukambura imyenda wirirwanye ukaryama. Bantu bima, wabuze amazi, uzi ukuntu usa, uzi ibyo yawabizi. Ese ubwo wakoza umubiri? Amazi ni make, amazi arahenze, hahenda ubuzima. Nukuri oga umubiri, wumva ukuntu uruhutse, ujye mu buriri. Ntiwisiga ibivuta, ukureho bya bivuta wasize mu gitondo, ukureho rya vumba ahantu waciye bya byuya byose, hanyuma ufungure uryame uruhutse. Uzi ukuntu uryama neza. Hari n'abantu batajya boga ibirengera, ukaba wiri ugenda wakasa umujyi wagize gute, ariko waza ugahita winjira mu buriri. Mbega amashuka, mbega umwanda. Kandi iyo bavuze abantu bafite umwanda we ntago wishyiramo. Uyu munsi naje kubabwira ngo mwoge mwisukure, sibyo? Cyane cyane watashye uvuye mu kazi, uvuye mu byisi byose, fata utuzi witere. Ufite imodoka ndabyumva, wirirwa muri biro ndabyumva, oga iyuhagire urebe ko ari icyubo. Muzajye munabaza cyangwa unabikore wumva ukuntu uhita wumva uruhutse, kandi mukabikubitira abana. Oga wakana we, oga wirusa nabi. Nubikora ukabyibwiriza, n'umwana azahita abona ko hari ibintu bisanzwe, ntabwo azabona ko ari igihano cyo koga. Hanyuma tukiri ku koga rero, abapapa nta kintu bavugaho. Umupapa arabyuka mu gitondo akoga mu mutwe agahita amanura hose. Ariko abamama, abakobwa, umuntu afite ibisuko ku mutwe, ufite plant, ufite dread, yewe izuba rikava, ivumbi rikaza, icyuya mu mutwe, umuntu akamara ukwezi, amezi 3, amezi 6 ataroga mu mutwe. Ese ntago winukira wowe ubwawe? Iyo woze, iyo umuntu arimo yiyuhagira, agomba kwiyuhagira guhera ku mutwe kugera ku birenge. Niba rero ubyuka ntiwoge guhera mu mutwe kugera ku birenge, ngo nta kintu ubukoze, kuko umwanda mwinshi uba mu mutwe. Umwanda ni iki? Icyumweru, ukwezi, amezi 3 utarafura mu mutwe, uba wumva hatanuka. Njya mbona abagenda bakubitamo bajombamo ibintu. Uriya ni umwanda. Oga murebe. Noneho hari n'abandi bazi ko koga ari ukujya muri salo. Ayo mafaranga se nayakurahe? Mu rugo ntiwoga, mu rugo nta mazi ufite, ku buryo umara icyumweru, ukwezi, amezi 3, amezi 6 utarafura mu mutwe. Wabuze amazi? Aho ngaho nabyumva.
ariko uroga mu maso ukisiga ukitera imibavu wangiza ukajya mu muhanda mu mutwe utahoga. Ese mwabagabo mwebwe ntago mujya mwumva iminuka iva mu mitwe y'abagore banyu? Kuki mutabakebura mubabwira uti ariko wajya ufura mu mutwe? Ahangaha ngahita ngera no kuba mama, ababyeyi cyangwa abagabo ababyeyi muri rusange basukisha abana. Umwana wawe w'umukobwa ukamusukisha imisatsi nawe ugashaka ko amera nka mama, amara amezi 3 adafuze mu mutwe ngo kugira ngo imisatsi idahambuka. Kubera icyo uya mwana uramuziza iki? Abana arakina agapira, arasimbuka, arirukanka, arashyiramo itaka, arashyiramo umucanga, yarangiza agataha ukubita ariko imisatsi yawe uyifata neza. Umwana agomba gukina, umwana arangwa no gukina no kwirukanka, kuko iyo ahagaze abarwayi, iyo aryamye ntakiniye abarwayi. Uyu munsi rero wishaka kumushyira kuri uwo mugoko, kuri iyo myanda ngo amare iyo minsi yose atoze. Nkuko umwana umwoza, mwoze no mu mutwe ase neza, ahumeke. Iyo mirimbo y'imisatsi ni iki? Ni umwanda niba mutarimo mwogamo. Reka tuvuge ku isuku yo mu rugo. Uba mu nzu, urara mu cyumba, icyumba cyawe nta na rimwe ujya ufungura idirishya ngo hajyemo umuyaga. Ibyo bintu urabyibaza? Hafunguke hajyemo akuka. Hari akantu nabonye bavuga ngo nijoro iyo umuntu aryamye nibwo asohora gaz carbonique, nibwo umubiri uhumeka neza, abasura bagasura bakirekura koko. Noneho rero waryamye wiyoroshe n'ibikuvureri n'ibiringiti n'ibiki, mu gitondo ukabyuka usasa. Ako kantu ku bantu bashobora kugera kuri internet muzabishakishe, ugahita usasa ukamiramiza, ngo burya ntabwo ari byiza. Ngo ibyiza nuko urambura amashuka na bya biringiti warayemo hakajyamo akayaga, noneho nimugoroba ukaza kuryama hameze neza. Ariko wowe ibyuya ibiki byose, ya myuka yose ushyizeho kuvureri ngo urashashe kuko ufite isuku. Ni byiza, ariko burya ushobora no gusasura neza bikajya kuri gahunda ukabona ko harimo iki umwuka, idirishya ukarifungura hakajyamo umuyaga. Ese imisego yawe, amashuka yawe uyafura kangahe? Rimwe mu kwezi? Yewe gawe, nibura bishobotse amashuka wayafura rimwe mu cyumweru, rimwe mu minsi 3 niba ubishoboye, bitewe n'ukuntu asa. Reka twongere kuvuge kuri wa muntu wirirwa muri Kigali azenguruka, wirirwa ugenda ubira ibyuyu ugira ute, ukaza ukaryama utoze n'ibirenge. Ayo mashuka yawe azaba asate icyumweru nikijya gushira, ukwezi kuzajya gushira asate. Ikindi, ibiringiti za kuvureri mwiyorosa muzifura kangahe? Rimwe mu mwaka? Tekereza uwo mwanda wose, tekereza ibyuya, tekereza imyuka irimo. Rimwe mu mwaka niko bigenda. Kuvureri n'amashuka ubifura kangahe? Mu cyumweru. Ubihindura kangahe? Mu cyumweru. Iyo ni isuku ikureba wowe, niba utajya ubikora cyangwa utajya ubyibazaho. Ikiringiti kuvureri biheruka gufurwa ryari? Kuko byo ngo kubera izuba, ngo kubera kubifura bigoye n'izindi mpamvu nyinshi ushakisha, ntago bijya bifurwa. Icyumba cyawe kijyamo umwuka kangahe? Matera yawe uryamaho, matera ujya uyisohora ngo ifate akayaga? Matera z'abana banyara ku buriri n'ibiki nizo basohora. Matera yawe wowe musore, wowe mukobwa unyumva, wowe mubyeyi, wowe mugabo, umugore, ujya uyisohora ngo ifate akayaga? Reka hari abantu bagira ibimatera biremereye, cyangwa ugabona kuyisohora ishobora kwandura, ariko umwaka ugashira utayisohoye. Ese ujya uyihagarika ukegura matera ukayihagarika ku gikuta ku buryo isaso yumva akayaga? Matera ikumva akayaga kuko ihagaze? Nabyo buriya bingana nko kugira gute, nko kuyisohora. Kuko niba wafunguye icyumba, amadirishya ukayarangaza, inzugi ukazirangaza, ugakoropa, ukegura matera igahagarara, harajyamo akayaga. Cyangwa niba ubishoboye uyisohore, izuba riyikubite. Iyo izuba riyikubise udusimba, utuntu tujyamo tukiberamo tutagaragara n'amaso yacu, tuvamo. Iyo uyeguye kuri iyo ugafata ikintu ukayikubita, hari ikintu kivamo. Iyo ufunguye hari umwuka ujyamo mushyashya. Ibyo bikuvureri byawe kuko utari bubifure muri rimwe mu kwezi, ukabisohora ukabyanika, izuba rikabikubita, ukabihindura ukabifura. Uyu munsi nibanze ku isuku yo mu cyumba. Izo nkweto utambara, za nkweto zigize ukazisohora ukazanika. Ikindi muzanarebe
uyu munsi nihaye kuba mwarimu w'isuku, ariko muzarebe mu kabati abantu bafite amagariderobe hari imyenda ubikamo kuko utajya uyikuramo, kuko utajya uyikoramo, nta mbeba ufite ntaki, ariko wazajya kuyikuramo ugasanga harimo ikintu cyitwa agahuyu, iranuka ukuntu. Hari n'igihe usanga noneho yaragize gute, yarazanye utuntu tumeze nk'uruhumbu. Uruhumbu ni utuntu ukabona hajemo utuntu tw'umukara n'utudomo twinshi. Kubera iki? Irafunze, nta mwuka ujyamo. Burya bajya bavuga bati rimwe mu mezi 3 riki sohora iyo myenda uyanike. Ya myenda iba mu mifuka, ya myenda iba mu mamare, ya myenda iba mu kabati utajya ukoresha, ya myenda itakigukwira se cyangwa itagikwira abana, ubisohore mu gihe cy'izuba wabonye akanya ubyanike. Hajyemo akayaga, hajyemo akazuba, wongere ubizinga ubisubizemo. Abantu ba kera bari bazi ubusirimu, sinzi niba muzi ikintu bita imbuma. Imbuma rero barayifataga bakayishyira mu myenda. Imbuma ikintu ukora uyishyiramo ari akantu k'akanini gafashe kafunze, wazajya kureba ugasanga karashize karayonze, gafata bwa bukonje, kagafata wa munuko, kagafata iyo myuka yose, akaba ariko kayijyamo, noneho imyenda yawe ikaguma ari mizima. Ibintu byawe bibitse ahantu hatagira umwuka bikaguma ari bizima. Hari n'akandi gatipe nabonye, donc niba udashobora kubona imbuma cyangwa udakunda umwuka wayo, ugafata isabune ya give, ya sabune ya give boga, ukayishwanyuza ikavamo uduce twinshi, ugashyira muri wa mufuka, muri ya mare, hantu imyenda ifunze cyangwa ibintu bifunze bitagera, mu bitabo ahantu hatandukanye hakunda kuza ikintu bita imidite cyangwa ubukonje, bikangiza ibintu, bijyamo bigakurura ubwo bukonje. Noneho wajya kugira gute, wajya kureba ibintu byawe ugasanga biracyari byiza, harimo n'akantu k'agahumuro kadasanzwe. Nkivuga ku isuku nanone rero, reka mvuge ku bamama beza twambara amasutiye sinzi uko bayita mu Kinyarwanda, ariko nibaza ko twese tuyizi. Ukayambara ukwezi idafurwa, uba wumva nta soni. Yego niyo igufata, niyo imeze neza n'iki, ariko ukwezi kurashira idafuzwe. Wabuze amafaranga yo kujya kugura indi igufata nkayo se, ngo ugire 3 4 zigufata nkayo, kuki uhora muri iyo? Niyo ukunda cyane. Ukwezi kugashira, uhindura imyenda y'imbere, uhindura ijipo, ugahindura ipantaro, ugahindura umupira, ariko yo ntuyihindura. Ishyireho akabazo, nukwambarira kubiki? Iyo ngiyo nayo nta suku irimo rwose. Abagabo mudahindura amasogisi. Ufite urukweto rumwe ndabyumva, ariko amasogisi uhora uyambaye ari rimwe, uwo mwuka ntujye uhindura box. Kubera iki? Kandi ngo uri umusirimu. Hindura box, uhindura amasogisi, ubifure. Niba uri umusirimu gura amasogisi menshi, gura tubira, ariko umenye uburyo udukoresha. Wambare kamwe uyu munsi, ugakuremo gafure, usiga ukanitse, ejo wambare, uhindura bira, ariko uyahindure kugeza igihe azakwedukira ukagura yandi. Isengeri y'imbere yo mu mwenda bagabo ihora ari imwe, box igahora ari imwe, ugahindura ipantaro y'inyuma, ugahindura ishati y'inyuma, kuko ariyo babona. Iby'imbere mbega isuku bantu b'Imana. Nkivuga ku isuku rero, uyu munsi nigize mwarimu, ariko mundeke nivugire kuko this is BaradaVibes. Sibyo ni ikiganiro cyanjye cya BaradaVibes. Ahanga rero this is the vibes. Isuku bantu mutogosha imisatsi yo mu kwaha n'imisatsi ya hariya hasi, mujye mugira isuku 100%, kuko n'uburenganzira bwanyu bwo kogosha cyangwa kutogosha, ariko muyigirire isuku, kuko ibyuya birabira, bikabira ku kuboko, bikabira mu isura. Noneho rero tekeza ahantu hari imisatsi icyo yakibiramo, warangiza ukamara iminsi 2 utoze, ugataha wirirwanye ibyo bintu byose ufite wikoreye, ukaryama utoze. Mu gitondo ukabyuka ukoga mu maso gusa ngo harakonje, ukagenda uzi n'ibyuya bibira mu misatsi yo mu kwaha no hasi. Ese ubundi kujya utogosha? Niba udashoboye kugira iyo suku, ogosha. Bamama mwihangane mbivuge, ukajya ahantu mukicara muri taxi, umuntu agahaguruka ari umumama, ikintu cy'icyuka kigasohoka, yego woze, yego wahinduye, ariko hariya hasi ufite imisatsi myinshi, ku buryo iyo ugiye muri toilette kwihagarika ntago ushobora kwihanagura 100%. Nshimire abamama b'abayisilamu, kuko bo bakoresha amazi, baritawaza bagakoresha amazi, bakoga neza, bakihanagura neza. Abandi uragenda ugakubita, ugahita uhaguruka ukaza. Iyo myanda na twa tuntu twasigaye mu kwihagarika turajya mu mwenda w'imbere. Nuhaguruka abantu bipfuka amazuru kubera umwanda. Kubera iki? Niba udashoboye kugira isuku,
kuraho iyo misatsi ubuzima bukomeze. Niba udashoboye gukuraho iyo misatsi, gira isuku. Isuku ni iki? Isuku nuko mu gihe udashobora gukoresha amazi, mu gihe udashobora kwihanagura neza, hari utuntu twabugenewe ushyira mu isoko reki bigafata utwo tuzi twose, ibyo byuya byose, ejo ugahindura cyangwa ukaza guhindura ryari. Bamama, bakobwa, mujya mu mihango, ukajya mu mihango ukirirwa wambaye pad imwe, kotex imwe guhera mu gitondo kugera nimugoroba, uzi n'umwuka, uzi n'icyuya, uzi n'iki. Kubera iki? Uri mu mibare, waratubariye, wakoresheje ibintu biri naturel, wakoresheje ibyo utagura ariko ukagira isuku. Ese uyu munsi kukuze uzabyigisha umwana wawe, uzabyigisha murumuna wawe? Iyo suku, isuku y'umubiri, mu mbabarire bantu muyiteho. Amenyo, ubushize navugaga iby'abana, amenyo yawe afite isuku. Umuntu arafungura akanwa yakuvugisha ukavuga uti mana we, umuntu akajya kukuvugisha yagufata ku rutugu cyangwa yaguhobera ugasigara uvuga uti yeho. Umuntu mu matwi ni umuntu w'umugabo, ni umuntu w'umugore mukuru w'igihangange, uvuga tugakangarana, ariko isuku. Hanyuma mvuge ku nzara. Abapapa ndabasuje, ndanabaramukije cyane, ariko bamama mutereke inzara. Uwo bikomeretse ajye yihangana. Nasomye ahantu havuga ngo inzara niho hantu hambere habika umwanda. Uyu munsi wateretse inzara, wongereshejeho inzara, isuku yawe imeze ite? None we wisize amavuta, uri muri ba bantu twavuze batajya boga intoki, uri muri ba bantu bafite telefone buri kanya mu ntoki, isuku yazo irangana ite? Muhere ku bana bato, bana bataratereka inzara, murebe ukuntu inzara zabo ziba zisa. Abana bakora mu byondo, bakora mu myanda, bagira gute? Noneho rero nawe uzabirebe iyo ufite utwara dutoya nta kintu wakoze, urebe nimugoroba, urebe ukuntu inzara zawe ziba zisa. Tekereza noneho wowe waziteretse, ziriho amabara nta nubwo urebamo imbere, hari izo wongeyeho zitari izawe, nturebamo imbere ukuntu zisa, warangiza ukambwira ngo ufite isuku. Isuku irangana iki? Simbizi. Eske mugira imiti, hari imiti mwihanaguza mu nzara, ariko nibaza ko hari hagezweho n'igihe cyo gufata amazi ugashyiramo imiti ugasa nk'utumbika inzara kugira ngo zivemo iki? Zivemo iyo myanda yose. Cyane cyane yuzi ko ukoresha intoki, ugiye kurya ubugari n'izo nzara, urakoza mu isosi n'izo nzara, ugaburira umwana n'izo nzara, ukore salade ukozemo izo nzara, uzi ko ushyiramo izo nzara zikavamo zisa neza, imyanda yose yagiye muri salade. Kora ibintu by'ubusirimu, uvuga uti okay, mfite inzara n'uburenganzira bwanjye, ariko mfite no kugira gute, no kugira isuku. Karagaciyemo, ndimo ndareba ibitandeba, ariko n'umusazi burya ngo aragwa akagwa ku ijambo. Murakoze rero, mugira ibihe byiza.